kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Urwambere rwa Timoteyo 6:10. Ikivuzwa nta kindi ni amafaranga. Afite imiterere yihariye, aho bitangira umuntu ayashaka bikarangira amuyoboye. Umwanditsi w'umuhanga wo muri Norvege witwa Henry Ibsen yishuye ibintu bikomeye ku mafaranga. Umuntu ubisomye ntabwo ahita yanga nk'utazongera kuyakenera, ahubwo ayakura ku mwanya yahaga mu mutwe we akayashyira hasi ku mwanya wayo yagenewe nk'ibikoresho byifashishwa mu buzima. Henry Ibsen yagize ati, amafaranga agereranywa n'igishishwa cy'itunda, ariko si ryo tunda riribwa. Amafaranga ashobora kuguhesha ibyo kurya byiza kandi biryoshye, ariko ntashobora kuguha apeti yo kubirya. Amafaranga ashobora kuguha inzu nziza cyane, ariko ntayiguheremo amahoro. Amafaranga ashobora kuguha igitanda cyiza cyane kizengurutse umuntu kugira ngo asinzire, ariko ntashobora kuguha ibitotsi. Amafaranga abasha kuguhesha imiti ikomeye kandi ihenze, ariko ntiyatuma ugira umuze muke, ariyo magara mazima. Amafaranga abasha gutuma umenyekana mu bantu benshi, ariko ntabasha kuguha inshuti nyanshuti yayindi yitwa amagara. Amafaranga abasha kukuzanira abagaragu n'abaja, ariko ntabasha gutuma bagukorera bagukiranukiye. Amafaranga abasha kukuzanira iminsi yo kunezerwa, ariko ntabasha kuguha amahoro yo mu mutima n'umunezero wuzuye. Amafaranga abasha gutuma abantu bagutinya, ariko ntabasha gutuma bagukunda. Amafaranga abasha gutuma ugera ahantu hose ushaka, ariko abatazakugeza ni mu ijuru. Amafaranga abasha gutuma wibonera umwanya wiyubashye mu irimbi rihenze, ariko ntabasha kuguhesha umwanya mu ijuru. Niba amafaranga ufite adakoreshejwe mu kugaburira abashonje, ntiyambika abambaye ubusa, akaba adakoreshejwe mu kuvuza abarwayi badafite ubushobozi bwo kwivuza, ntacyaba kimaze, kuko umumaro w'amafaranga ari ukugoboka ikiremwamuntu kiri mu bibazo. Iyo amafaranga ari gukoresha ibihungabanya ubuzima bw'abantu, icyo gihe biba bimeze nk'ifarashi iri hejuru y'umuntu, mu gihe ari umuntu wagombaga kuyigenda hejuru.